Inkuru ibabaje muri iki gitondo ni urupfu rw'umunyamupira muganga w'ikipe ya Rayon Sports Dr Mugemana Charles. Ni umugabo uzwi cyane mu kuvura ikipe ya Rayon Sports dore ko yari amaze imyaka irenga 30 avura iyo kipe, akaba yaragiye mu ikipe ya Rayon Sports kuva mu mwaka wa 1994 ari umuganga wayo. Uyu mugabo usanzwe uzwi nka Papa Quinca ni umuhanzi nyarwanda w'umukobwa wabaye mu muziki nubwo bwose muri iminsi atakigaragara cyane mu muziki, akaba ari umukobwa wo Dr Charles Mugemana. Dr Charles Mugemana yamaze igihe kirenga umwaka wose arwariye muri CHUK kameze nabi, akaba azwi cyane ko yaravuye ikipe ya Rayon Sports imyaka yose Rayon Sports yamamaye itwara ibikombe byinshi, itwara bya Sekafa, itwara iby'amahoro, itwara bya shampiyona, ari umuganga wagendanye nayo igihe cyose. Kuva umwaka ushize ubanziriza ushize muri 24 nibwo uburwayi bwatangiye kumuganza cyane, nubwo abantu bamwe bamubonaga akora siporo mu mihanda agerageza, ariko yarwanye n'uburwayi paka none birangiye indwara imuhitanye. Ni inkuru yabaje abasportif cyane, yabaje abantu bose abafana n'abatafana ariyo. Ibi kandi byabaye nyuma yuko nanone tubutse ko mu munsi w'ejo bundi Rayon Sports nanone yashyinguye uwari umufana wayo wiyahuye ku cyumweru ubwo Rayon Sports yamaze gutsindwa n'ikipe ya APR. Umukino warangiye w'igikombe wa Super Coupe, APR itsinze Rayon Sports ibitego 4-1. Umufana wa Rayon Sports uvuka mu karere ka Kayonza mu karere ka Gatsibo agahitamo kwiyahura kugira ngo kubera agahinda yari afite. Ibiro bikaba byarabaye none akabakurikiyeho urupfu rw'uwahoze ari umuganga wayo w'igihe kirekire. Urumva ko Rayon Sports ikiri mu gahinda k'imfu zikurikiranye ziyongekana zihekerana. None ubu ngubu Mugemana apfuye yaramaze imyaka irenga 30 yose avura ikipe ya Rayon Sports, akaba rwose ari agahinda gakomeye mu basportifu no mu bantu bose bakora umupira w'amaguru. Birababaje cyane umugabo witanye umupira wababayemo igihe kirekire cyane akawukuriramo, abana bakababyara bose ari umuganga wa Rayon Sports, bamwe bagakura bazi ko papa ari umuganga wa Rayon Sports gusa nta kindi kintu yakora, niwe bose yari umuganga ufite cabinet ye privé ivura abarwayi, ariko yamenyekanye cyane mu kipe ya Rayon Sports. Umva ko Rayon Sports ari gusenyerwa ku kibazo byabanye byinshi, baje gupfusha umufana wiyahuye, none iyi sena none ipfusha isigire byabo y'ubufusha wavuze umuganga wawe w'igihe kirekire. Umuganga yabaye mu gihe Rayon Sports kandi tubibutse ko itegura umukino wa shampiyona izakina na Al Hilal muri weekend yo bari kuzakinira ku Mahoro, ariko Rayon Sports kubera ko ari kuzakira umukino ikabona ko ku Mahoro ngo bitayishobokera kubera gutsindwa n'agahinda abafana bafite, ikabasabye Ferwafa ko umukino wasubira regional. Al Hilal yo yasabye Rayon Sports ko umukino wagumisha ku Mahoro, akaba rero izakira umukino Rayon Sports kuzakira ukazamura tour kuko ishaka gukinira mu Mahoro kuko yitegura gukina imikino ya Champions League. Ibyo Rayon Sports ntabwo yayitangaho umwanzuro, turizera ko uyu munsi ishobora gutanga igisubizo cy'icyo kibazo. Ibyo byose biraba kandi muri ako gahinda kose dusaba ko abantu abafana ba Rayon Sports n'abandi sportif mwese mwakomeza kwihangana ibyo bibazo biri no kugura ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports rwose irababaje muri iyi minsi, itsinzwe 4-1 ipfushije umufana wiyahuye none n'umuganga wayo ubuzima bwawe bwose igihe cyose. Mugemana Charles yitabye Imana. Mugemana tumusabire ku Mana azagira urukundo ridashira, kuko n'ubundi aheza ni mu ijuru, twarimiye kuzajya mu ijuru nagende. Ubwo abakunzi ba Rayon Sports bakomeze bihangane, kuko Mugemana ni umuntu we w'agaciro gakomeye, kwitaba Imana kwe nta kundi nyine niho twese tugana. Gusa siporo nyarwanda, football nyarwanda ibuze umuntu w'agaciro cyane, ibuze umuntu wari warayitangiye, ibuze umuntu wari inyangamugayo mu bintu bye byose. Mugemana Charles.